cya shitani cyarakaye. Umusore utanyoheza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Walk in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. My Instagram family wagwani. This is your top baddest number no Yago. Ikintu je kubabwira rero ntabwo ari ibintu byinshi. Ntabwo ndi bubabwira ibintu byinshi kabisa. Ndababwira ibintu bike by'ingenzi kubera ko hari bitara bya mu buryo nyine bitaratungana ku buryo tutagomba guhita tubivuga. Gusa icyambere nje kubwira my Instagram family nje kubabwira ko Yago TV show is back. First of all, Yago TV show is back. Iyo niyo announcement ya mbere. Mu gihe bamwe bavugaga ko twiriza twayihishe, twayihinduriye amazina, twayigurishije, ibyo byose mwarabibonye bavuga ngo twagurishije cyane ngo miliyoni 15 ngo bayihindurira amazina, ngo nitwe twabyikoreye, ngo twakoze hide, ngo Yago buriya, ngo Yago ni prank arimo gukora kugira ngo abantu bamugirire impuhwe. Nta muntu naje gutakira. Nta muntu naje gutakira ngo ngirire impuhwe kabisa. Rero abo bajene ibyo bintu babyita ayo mazina kugira ngo namwe mwumve ko ari byo, ariko ngewe nta muntu numwe nigize nanatakira bura muri ino kariyeri yanjye. Nta muntu barabizi, nta muntu nigize ntakira kabisa. Ari aba producer ba audio, ari aba producer ba video, ahubwo bo barabizi ibyo bagiye bakora. Harabizi abo ba producer ibyo bagiye bakora, nabo ba direct ibyo bagiye. Kuki se ntagikorana nabo? Kinagikorana namwe nuko mudakora byiza se. Kinagikorana namwe. So ibyo byose ndashaka kubinyuraho rero. Channel is back, Yago TV show is back. Bari bavuze ko ngo twayihishe, bavuga ko ngo twayigurishije, ibyo byose ni no. Bavuga ko ngo mwabonye amazina menshi, babyisa amazina menshi. Niko bameze iyo bagiye gutsindwa bahita bashaka factories barengera. Izo factory nizo bahita bazana ngo kwiriza, ngo gukuraho channel, ngo kugira ngo abantu ngo bakugirire impuhwe, ngo marira. Yo brother, ngewe ariko naranabibemereye ntaribi. Nizajya ngira amahirwe yo kurera nzajya ndira. Uzukuna amarira yabuze. Ariko meruka kurira amarira yarabuze fo. So icyo ni icyambere cy'ingenzi narinje kubabwira. Icya kabiri cy'ingenzi uwari watwaye channel cyangwa uwibye channel yarafashwe. Kuri no nshuro none nta kuza kwireguza ngo urabona ngo nta bantu ngo turi buvuga hano. No, birimo inzego za leta, ntabwo ari inzego zanjye. Ni inzego za leta, ntabwo ari inzego zanjye. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB nirwo rwakurikiranye ikirego cyanjye. Mbashimire cyane ku bwitange, ubushishozi ndetse no kuba barabashije gufata uwatwaye channel. Ariko kandi ndimo gushimira RIB, mboneho no gushimira umugabo witwa Mbabazi Isaac. Ubundi ino live nari kubivuga ku mwanya wa gatatu, ari mu bantu b'ingenzi nje gushimira cyane. Mbabazi Isaac cyangwa se mwebwe mwamenye nka Lick cyangwa se Lick. Ewan yakoze ibintu bya danje sana. Abantu 880 nabangenda babona hano. Imana ibahumugisha kuba muje kubana nanjye hano kuri Instagram. Lick yakoze ibintu bikomeye cyane. Iyo mpamvu navuze ngo hari ibintu by'ingenzi turi buvuge hano. Ndashimira urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB. Natanze ikirego ku itariki ya mbere, ariko ewan banyeretse nyine service, bampaye service nziza kabisa ku buryo tariki 17 wari wamaze kunyereza channel. Mu gihe bamwe bahise bashaka amazina babyita, wari wamaze kunyereza channel, bari bamaze kumufata, aranabyemera, yemera icyaha, ariko ubwo ibisigaye ni iby'ubugenzacyaha. Gusa ngewe nkuko no mu nyandiko nkuko mu nyandiko ariko ibingibi biremewe ntari ureka mbivuge ngo
nuko mu nyandiko ngewe umwana wakoze ibingibi cyangwa umuntu wakoze nako ntago ari umwana kuko afite umugore n'umwana ahubwo mumbabarire nawe mbabarire umugabo buri umuntu wese utekereza gukora ikibi agafata konti akayitwara agashyiraho amazina y'umugore we agashyiraho amazina ye agashyiraho ebana buri kimwe cyose bro uwo muntu wumva atahana kugirira nabira noneho uwo muntu ukumva aranavuze ngo barankoresheje ngo baranshutse ngo hari ngo ukumva utuntu nk'utwo tutunyanga ngo hari abantu ngo byagenze gutya na gutya. So ndagira ngo mbamenyeshe ko kuri no shuro ntabwo ari ibintu biri mu maboko yanjye, biri mu maboko y'inzego z'ubugenzacyaha, ariko uwatwaye Chano baramufashe, ubwo igikurikiraho nibo bazakitumenyesha, nibo bakizi. Nuko ngira ngo nagira ngo na updating Big Energy yo aba Big Energy nababwiye ko nta prank ngira, ndabisubiramo, nta prank ngira mu cyitwa showbiz. No, rule number 1, no prank. Yago nta prank agira. Ibyo ngibyo bazaze bababeshye babascaminge, ebana baze bahimba ibintu, bahita bazana abagore ngo nateye amada, bahita bazana abavuga ko ngo nagize gute, ngo nihakanya abana, baze babapranking ibintu byinshi, bamwe mu byemere, ariko ndabizi neza ndishuwa ko aba Big Energy muzi kureba. Big Energy team, big up on yourself man. Yo Big Energy. Big Energy rero ni umuntu wese utagira ishyari man. Ntago ngewe ngo ngira ngo abantu ngo bihariye ngo ba oya. Big Energy nta nubwo bivuga ngo ugomba ngo kuba uziranye na Yago cyangwa no. Big Energy ugomba kuba nta shyari ugira, ugomba kuba nta munabu ugira man, wifuriza abagenzi bawe ibyiza man, ukora byiza bro, ukora byiza, kabone nubwo abantu bakujugunyaho ibi bari ko ugakomeza ugakora byiza, kuko ngewe ntabwo nzigera mpinduka ngo nkora ibintu bibi ngo kubera ko abantu bangiriye nabi. Ndimo ndababona hano aba Big Energy, abantu 900 hano komeze muze, ndashaka 1000 n'abandi bakomeze mukomeze mwuzure twiganirire. Hari utuntu nshaka kubaraburaho gatoyi. Nizajya yavuga ngo ghetto youth, mujye muhita muvuga ngo aha ghetto youth, aha ghetto youth, aha. Aba ghetto youth, aba Big Energy mwese, big up on yourself, maximum respect. Yo nibyo ndimo kubabwira, mbabwira ngo ntabwo guhinduka birimo. Ngewe nzakomeza nifashiriza abantu, ngewe nzakomeza niririmbire Imana, nzakomeza nivugire kugira neza kw'Imana, nzakomeza nivugire umugambi w'Imana ko ataruwa. Yo nzakomeza. Noneho nibwo mugiye kubona imiziki ebana, ya miziki iri deep, ya miziki noneho umuntu yicara akavuga ngo iyi miziki ngiye kuyandika neza kabisa, you get, ishingiye kuri story ya nyazo, story noneho za nyaza, pani ibintu byo kubeshya, ubu ngubu imiziki mugiye kumva ni imiziki ya nyayo, story za nyazo. Album ya kabiri ni story za nyazo, muzajya mubyumva mu mirongo. Ubu ngubu album ya kabiri yararangiye, ebana tugiye kuba kubita ibintu by'imizinga nabyo, ngira ngo babimenye ko bagiye kugwirwa n'ibintu biremereye, impamvu batangiye kuzana ibirego ngaho Yago, ngaho aririza, ngaho yakuyeho Chano, ngaho you're very weak. Abo bantu bameze gutyo, they are very weak people. I always used to say weak people. Abantu bari weak teka ryose bagira ishyari, abantu bari weak teka ryose bagira ego, abantu bari weak teka ryose bagira pride, abantu bari weak teka ryose barabeshya, bakabeshyira na bagenzi babo. Ariko ubu ngewe nafata ngewe Yago nafata Chano yanjye nkayikuraho ngo nunguke ikimana. Ariko mwagiye mureba ubugome bwabo bantu, nge nafata Chano yanjye nkayihidinga Yago TV show. Bro, hari ikintu nshaka kubamenyesha, kandi mukimenye uyu munsi. Chano ya Yago TV show igihe cyose mba ntarimo gukora content, yo ibirimo kwinjiza amafaranga. Mubanze munyumve neza. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko iyo hidinze Chano uba wibujije na twa dufaranga tundi mama urimo kuduha mani tuba turimo kujya. Ubwo surumva icyo kintu nagikora. Nka hidinga Chano. Nje nka hidinga Chano ngo nunguke iki kweri? Chano yanjye naba nkora content naba ntakora content, hari ibiceri bigomba kuba biza. Narababwiye ngo bino bintu bibamo amafaranga, nakoze live ndabarabura Chano babarayijyanye.
ariko man ubu nzajya nzira kubarabura ibintu byiza muri YouTube harimo amafaranga abajene muze muri benshi mukora amacano menshi harimo ibiceri fo muze iyo wakoze neza abantu bagakunda ibimo gukora ubona amafaranga muze mushinga amacano aba baby narababonye benshi baba vloga mu bebe aba baby narababonye aba baby babakoresha n'amafone muze mube benshi urubyiruko abajene hano muri Kigali internet irimo irihuta sana muyikoreshe mushinga amacano ewan muze ku mihanda namwe mu producing content mwibonere ku bifaranga my brother ibaze ko nabarawesha nkababwira ati muri YouTube harimo ibifaranga sometimes iyo wakoze fresh cano baba barayijyanye bareje bavango nayi hidinze mwa bahita Mr Giveaway ariko abantu bahise Mr Giveaway banayisuriraga akantu keza bro Yago TV show ubu ngubu kene natangiye kuvuga ati ngiye kuzaza nkore live mbabwire dufungura indi channel ariko umuntu witwa Rikirika akambwira ati no Yago channel tugomba kuyigarura ariko nkavuga ati zagaruka koko bwarakeye mbona batangiye gushyira amafoto y'urukoza soni kuri Facebook yayo ndavuga iyi nayiragiye kabisa noneho nkahita mbona hasohotse nk'ibiganiro 10 bihita bivuga ati Yago aririza Yago no nge mwibuke ndimo ndarwana n'ibyo bintu cano yagiye natanze ikirego ndategereje ngo menye wagwana nkahita mbona nk'ibiganiro nka Veni nkahita mbona ama live nkahita numva ngo hakozwa ama space ngo arimo kuvuga ukuntu ngo Yago ngari we wikuriyeho cano ngo yiriza ngo ashaka attention y'abantu ibiki ibyo bibora ariko iyo nza kuba ntaramenye Imana iyo nza kuba ntazi umwami Yesu simba narahaguyera abantu baba bambaza ngako Yago ngukura hehe imbaraga bro iri ni ryo banga cye kandi bambarabuye ubwo urubyiruko ruri hano ndabona muri abantu 900 nabangaye bambarabuye ibanga nukumenya Yesu ibanga nukwisengera ibanga nukumenya Imana bro ukamenya Imana ya nyayo kabisa ukamenya ko Imana ya nyayo bro Imana ya nyayo yarabirangije yamaze kuduha umugisha byararangiye kubera ko hari abandi bajene baba bazi ko bazi Imana ariko bayibeshyaho Imana ni urukundo bro Imana ni urukundo iyo uvuga Imana mu kanwa kawe ariko utagira urukundo iyo Mana ntayo iyo uvuga amagambo atarimo guhumuriza udashobora guhumuriza umuntu udashobora gufasha umuntu n'ikintu na kimwe udashobora no ku koko niba utanamubwira n'ijambo ryiza nta nakantu niba utanamufasha basi mubwira n'ijambo ryiza niba utamufasha you get so bashyiraho ibirego bavuga byinshi ariko namwe mwarababonye ikiza cy'abanyarwanda ikiza cy'abantu bari muri showbiz ikiza cy'abantu bakoresha social media mumaze kumenya ukuri mwarababonye mujye mubareba murebe ibiganiro bankoraho murebe muzabibwirwa muzabibwirwa n'amashene yabo ama live yabo ama space yabo urumva abandi bakaza bagakora uwo kwangisha abajene barimo gukora bari mu mujyi barimo gukora umuntu ugasanga umuntu yazanye ikintu kimeze nk'ikibina murakizi ikibina abantu ubundi kera abantu bagiraga ikibina cyo gushyira amafaranga hamwe bakazafasha mugenzi wabo gutyo bikagenda bizenguruka uyu munsi abantu basigaye barazanye ibibina byo kwanga abandi ibaze ikibina cyo kwanga umuntu bro kati muze tujye gukora inama muze twange Yago muze tumurwanye muze ibaze icyo kibina wala yala ariko noneho ngewe hari n'ibintu sigaye mbona nkumva kabisa nkumva ngewe mwisekera man abajene bavuyeho niba barazize iki harangiza bakatwanduza ariko bikanga tukanga kwandura bakatwanduza bagashaka ngo natwe tubindyarya tukabananira tukanga kubindyarya bakatwanduza ngo natwe ngo tujye turya imboga ngo tubahishire tukabinanirwa bakatwanduza ubunebwe tukabananira tugashinga cano y'imiziki nayo hagahita hashya bakatunaniza cano bakaba bayikuyeho ikabiragarutse mwe mugahita muvuga ngo ni prank ariko man
kubwo bugome bwanyu bwo kuntu mufata ibintu iyo mutsinzwe ikintu nzakibababwira nje nababwiye ko nta prank ngira nimuzajya mumbonaho ibintu mukabona batangiye kuvuga ngo ni prank mujye mumenya ko batsinzwe buriya kuko iyo babazaniye amakuru bagahita batangiye kuvuga ngo yewe ngo twaje kumenya ko yago yaragiye gusohora indirimbo ngo yari prank niko bari batangiye ubu nifitiye akaririmbo ngiye gusohora ariko iyo RIB itaza gutezamo ngo ivuga ati igisambo turagifite bari kuvuga ati ya dore yago yaragiye gusohora indirimbo niyo mpamvu yaratangiye prank aze ngo zo guhisha cano. Come on man, come on. Iyo batsinzwe bahita bavuga ngo ni prank cyangwa se bagahita bavuga ngo ndiriza cyangwa umuntu aririza cyangwa se bagahita bashaka ibindi bintu bahimba hereka yago ni mubi, hereka yago ni umugome, hereka yago. Big Energy banze kubyemera, Big Energy narababonye kabisa. Big Energy mukomerezaho, Big Energy mukomerezaho, namwe ndababona ari gihe nyafata akanya nkareba aba Big Energy. Big up on yourself ewan. Njewe ndashaka gushimira abantu baba Big Energy mwese ndimo ndababona. Big up on yourself, maximum respect. Akazi murimo gukora ndimo ndakabona. Abo bantu ntago bagomba kutuganza gute. Abo bantu ntago bagomba kutuganza. Abantu bafite black spirit ntago bajya baganza abantu bafite umwuka wera. Bibaho gute? Nkabonye hehe daimoni zitsinda abamarayika wowe cyangwa umwuka wera toka shitani, toka daimon. Yo Chimenyi, I can see you man. my bad Chimenyi, big up on yourself. Toka shitani, toka daimon. Mwabonye hehe aho black spirits imyuka mibi, mwabonye hehe imyuka mibi itsinda umwuka wera, Holy Spirit. Mwabibonye ibyo bintu mwabibonye he? Nehe mwabonye Bibiliya niye yerekana Satani atsinda Yesu ntaho. Yesu aracyari hejuru, Yesu aracyari ku ngoma, turamwizeye. Ngewe Yesu ndamwizera, urabyumva? Wowe uzagenda wizera iyo myuka mibi ukoresha, ugende wizera abo barozi abo bapfumu bawe ebana bahita baguha ibintu bite bigupfubana. Simwakoresheje abagore bakababona bateye amada. Ibyabo bagore nabyo biraje mu minsi mikeya, mubimenye. Niba koko twara bateye inda tukabihakana nibatanga ikirego. Dukoreshe DNA turebe wagwana. Ahubwo hari abantu mu minsi imbere bazatabwamo. Mu minsi zahara abantu bazatabwamo. Ariko ibi byose nshaka no kubitendo kugira ngo badatangira no kubigira urwitwazo. Ndabizi iyo mvuze bahita babigira urwitwazo. Reka mbe mbaretse iby'ingenzi narinje kubabwira. Narinje kubashimirira umuntu witwa Lick, narinje kubabwira ko cano ihari, hanyuma ibisigaye no gutegereza ibijyanye n'ubugenzacyaha icyo buzanzura. Uwakoze dega baramufite, hanyuma ibindi ndagira ngo bamenyeshe ko album ya kabiri yarangiye. Ubu ngubu hasigaye akazi gusa, hasigaye gusohora akazi twaragakubise sana. Ubu ngubu igisigaye nukubageza akazi twabakoreye kandi nzi neza ko muzagakunda muri benshi kabisa. So Imana bampera umugisha abantu 900 Imana baha umugisha sana. Umuntu witwa Lick ni umuntu wa danje sana, ndamushimiye ebana. Yakoze ibintu bikomeye cyane, ari mu batumye nyine Yago TV show twongera kuyibona mu biganza gutya, kubera ko urwego rwamaze gushakira wari wakoze dega. Ariko umunsi tugaruraho cano Lick yadufashije ibintu bikomeye cyane. Ari mu badufashije kwinjira muri Google, ari no mu badufashije kuburana, kuko buriya Google igigira option yo kuburana, ukaba waburana muri cano nyine, ukabandikira ukabaha ibimenyetso ukagira gute. Umuntu wari watwaye cano rero yakoze ibintu bibi sana, ariko kabisa ngiye ndashaka kubabwiza ukuri ntabwo ngewe nabibwiye na RIB ndayibwira ni umujene ntabwo ari ngombwa kafungwa kabisa, kuko afite ibyaha byinshi ngaho. Twasanze ibaze ko afite ibyaha birenga 5 ariko ngewe ama Big Energy my brother, ama Big Energy. Ntago ndi umuntu wifuriza mugenzi w'ikibi, ntago ndi umuntu wifuriza gushyira mugenzi w'ahantu habi. No mujene ngewe na kabisa narababwiye bamubabarire tu, ntago nkeneye kumufungisha. Ibyaha yakoze byamufungisha, ariko
anytime urukiko ruzanzura, ariko njyewe namaze kubwirura urukiko ko nje nta kibazo kabisa. Nje naramubabariye cano narayibonye niyo ntanayibona kandi ntacyo nari no kumukora. Ibi byose ni iby'isi rero nje ntago nakwifuriza umuntu ikintu kibi ngo bamujyane mageragere ngo ibiki. Nabonye hari abantu banyandikiye ariko nubundi niyo batananye banyandikira abantu umujene nje ntago namufungisha nta bamujyane mageragere kwirira kawunga n'imvungura imyaka ingahe kuko afite ibyaha byinshi sana. Barabinsomeye ibyaha afite nsanga ni byinshi sana kandi bananyereka ibihano bashobora kumukubita, mbona harimo imyaka itubutse. Mbona harimo imyaka itubutse ariko ntago iyo myaka nyimwifurije kabisa.